ndabashimiye abiteguye gukurikirana no gufatanya ikiganiro mbategurira buri wa gatandatu ku bijyanye no gukunda igihugu no gukunda amahoro mu murimo wo kuyobora igihugu cyacu, ni ukuvuga demokarasi. N'abategurira ibiganiro 7, iki ni icya 4. Uyu munsi turaganira ku cyo bita kuvuga rumwe, kutumva ibintu kimwe, kugira amateka amwe, mbese gukunda igihugu nk'abanyarwanda. Muri iki gihe abantu benshi batangiye kwigurutsa ngo ndi umunyarwanda, barumva ngo utabahagarariye, mbese hari ikindi kintu bumva kibabereye, kiboroheye, kibagira bo bisangamo, bisanzuramo kuruta kwitwa ko ari abanyarwanda. Kandi ubwo wumva ni abanyarwanda ngo banaharanira kuyobora u Rwanda. Kuri iki kibazo nagira ngo mbabwire ko ishyigikiye byeruye ndi umunyarwanda uko yatangajwe n'uko iriho ishyirwa mu bikorwa, nta kitagira ibibazo. Ibibazo ahenshi bituruka ku kudasobanukirwa. Niyo mpamvu gukora umurimo wa politike binadusaba kugira ubushobozi bwo gusobanura ibyo dushaka gukora, tukavuga ibintu byumvikana, ibintu umuntu ashobora gusubiramo. Umurimo wa politike ni umurimo mwiza, ni umurimo ugamije ineza y'abanyarwanda, ineza y'abaturage, kubabanisha neza no kubabeshaho. Ni ukuvuga umuturage wese afite uburenganzira bwo kubaho neza, akanagira n'uburenganzira kandi bwo kubana neza na mugenzi we. Ngiyo societe, ngiyo demokarasi, ngiyo inshingano yanjye uko nabyifuzaga nuko nkomeza kubyifuza. Niyo mpamvu iki kibazo gihangayikishije politike y'ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda ngiye kugitangaho umusanzu kuri ubu buryo. Mu bintu abantu bashobora kuvuga ko batumvaho kimwe kandi bahuje igihugu, bose ari abanyarwanda, amateka ntarimo. Amateka namwe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, tugomba kugira amateka amwe, tukayumvaho kimwe. Mu byo bavuga ngo abantu ntibumva ibintu kimwe, ngo abantu ntibavuga rumwe, nagira ngo nibutse cyane cyane abita ko bari muri opposition, iyi ngingo bakunze gutindaho, akaba ariyo ngingo bakunze gupfa na FPR, akaba ariyo ngingo bakunze kuntungaho agatoki, wese ngo ko bivuga bimwe nka FPR. Impamvu nuko ku ngingo y'amateka y'igihugu cyacu turiho twubaka, niko bimeze muzabirebe mu bihugu byose. Igihugu kimwe, amateka amwe, yumvaho kimwe, n'abagikunda bose kimwe. Nihe kutavuga rumwe bishoboka ku ibindi bigomba gukorwa. Muzi twize inshinga kuba niyo igenga amateka. Kubaho bivuze ko ikintu cyabayeho, abantu babayeho, ibintu byabayeho ahantu hamwe, igihe kimwe. L'espace et le temps, ni igihe n'ahantu, nibyo bigenga amateka. Ntabwo rero ibintu bishobora kubera icyarimwe ngo bibere n'ahantu hamwe, cyangwa se ngo bibere mu gihe kimwe, ngo bibere ahantu hatandukanye, ibyo bintu ngo bizitwe ko ari bimwe. U Rwanda rero ruri hamwe, rufite igihe cyarwo, ni ukuvuga kuva rwaremwa kugeza igihe cyose isi izaba itarashwanyuka, ruzaba rukiriho ari rumwe. Niyo mpamvu ruzanagira n'amateka amwe. Ayo mateka amwe rero bisobanura iki? Amateka ntabwo ari igiteranyo cy'ibitekerezo by'abantu. Amateka ntabwo
ntabwo ari igiteranyo cy'amateka ya buri muryango, ya buri muntu ku giti cye. Amateka ni urukurikirane, ni uruhererekane rw'imibereho y'igihugu, ni ukuvuga impamvu n'ingaruka za buri gikorwa cyagiye kigira uruhare mu buyobozi no mu mibereho y'igihugu, iterambere ryacyo. Ibyo ni byo byitwa amateka. Nibyo buri muryango kandi buri muntu agira amateka ye. Igihugu nacyo rero tugifate nk'aho ari umuntu, tugifate nk'aho ari umubyeyi wacu. Uwo mubyeyi wacu afite amateka ye. Ese ni gute twaba turi abana mu nzu imwe ngo tujye impaka duharire ngo ababyeyi bacu ngo jyewe ngo numva ngo ibyo ari byo byose ngo data na mama ngo batarahuye kugira ngo tuvuke, undi ngo avuge ngo jyewe ngo numva data na mama bashobora kuba barahuye kugira ngo tuvuke. Ibyo bintu ni gute abantu batabyumvikanaho niba bava inda imwe? Ni ukuvuga ko niba tuva inda imwe, uko igihugu kiriho gifite amateka amwe. Niyo mpamvu nta kuntu igihugu kivuye muri jenoside yakorewe abatutsi haba hariho bamwe bamagana iyo jenoside n'abayikoze, ngo habe hari n'abandi bariho bahimba ibindi, batajya bakibutsa na gato mu magambo yabo no mu madisikuru yabo kwamagana jenoside no kwamagana abayikoze. Iyo namaganye jenoside n'abayikoze, iyo nsabye ko kubacira urubanza no kubakurikirana aho bari mu isi yose bishyirwamo ingufu, abantu bahita bavuga ngo se ko mvuga nka FPR. Impamvu tuvuga kimwe kuri iyo ngingo ni uko twese turi abanyarwanda, dukunda u Rwanda kimwe. Ni ingingo abantu bose tugomba guhurizaho. Ntabwo ari ngombwa ko kuri iyo ngingo abantu bakomeza kwinangira imitima. Ndabwira cyane cyane urubyiruko, ndabwira cyane cyane bariya babyiruka bashinze amashyirahamwe akomeye mu kwinangira umutima. Tugomba guhuza indirimbo imwe kuri icyo kijyana n'amateka. Niba wumva mu biganiro byawe witwa kuri umunyapolitiki, ukaba utarigeze na rimwe ushyigikira za gahunda zo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere muri aya mateka turiho twubaka, ntubeshye ko ukunda igihugu cyawe. Ni hehe abantu bashobora kutavuga rumwe ku bindi? Nari mvuze inshinga kuba, noneho habaho n'inshinga kugira, habaho inshinga gukora. Abantu bashobora gukora ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu ingingo igenga amateka ni inshinga kuba. Ni nayo mpamvu twayitinzeho cyane, ariko siyo tuzahoraho yonyine. Nuba uko ibintu byabaye, uko ibintu biriho, nibyo bituma igihugu cyacu kiriho, natwe turiho. Iyo rero abantu bariho niho batangira noneho gukora, bagatunganirwa. Muri ubwo butunzi rero no muri ubwo gutunganirwa, muri iyo mikorere niho politike yo kutavuga rumwe ishoboka. Economy, organisation de la société, n'ibindi. Ese koko umuntu muri iki gihe ukora politike ashobora kuvuga ati njyewe sinshyigikiye ko kiriya kibuga cya arena cyangwa se kiriya cya stade Amahoro nifuza ko isakarwa, cyangwa se sinshyigikiye ko bubaka za stade mu gihugu, cyangwa se njye mbona imihanda bubaka bayubaka nabi. Uwo muntu bakabimuziza. Hari abandi nanone bafite ukundi bavuga bati njyewe ndabona twari dukwiye kubaka imihanda mike aho kubaka myinshi, yenda tukubaka ibibuga by'indege byinshi kuruta uko twubaka imihanda. Uwo muntu koko babimuziza. Banyarwandakazi, mureke dukore politike yo gukora. Buri wese yerekane uko abyumva igihugu cyakubakwa. Ariko kuba amateka tuyahuriyeho,
niba uruhererekane rw'imibereho y'igihugu cyacu uko impamvu zagiye zibyara ingaruka wumva tutabyumvaho kimwe, ntabwo uri muri gahunda yo kubaka igihugu no kugikunda. Ariko niba tugomba kwisanzura mu mikorere, mu migirire, ngaho aho dushobora kujya impaka tukahubakira politiki ku bijyanye rero n'amateka y'igihugu cyacu n'imibereho yacyo. Abantu bazakomeza kubizira ari benshi, bakomeze barenganye ababarwanya, kuko hari ingufu zishyirwa mu kurinda ubusugire bw'igihugu, ingabo z'igihugu, umutekano, amategeko. Izo zose tugomba kuzishyigikira kugeza igihe abantu bibwira ngo ni ikibazo cyo kutumva ibintu kimwe, bazumva ko ari ngombwa, ko ari itegeko, ko gukunda igihugu no kubaka amateka amwe tubyumva kimwe. Ibyo rwose ntabwo ari dictature, ibyo ni inshingano bita gukunda igihugu. Patriotisme, le patriotisme c'est une obligation, kuko nta kintu dushobora gukora tutari muri cadre y'igihugu cyacu. Abagira amahirwe yo kwisanzura birenze bishingikiriza ubundi bwenegihugu cyangwa se bakishingikiriza ko abatari mu gihugu, jya bamenye ko ibyo barimo bakora bitemewe, ntabwo byemewe. Niba byemewe muri icyo gihugu barimo, gupfobya amateka y'igihugu cyacu, gupfobya umurimo, ibyo turiho twubaka, kubisenya, abo nibyo bitwaza, ariko ntabwo bari muri gahunda ikwiriye yumvikana. Maze rero ikintu nakwita imitekerereze, filozofiya, ndumva ari isomo dukwiye kwiga kurushaho, tukongera tugasobanukirwa n'imitekerereze, maze ibibazo bikomeye cyane by'igihugu cyacu bikabonera ibisubizo. Nta kuntu ikintu cyitwa intambara kitakumvikanwaho kimwe, niba tuzi ko yageze ku mbuto nziza, nuko yari ifite impamvu yumvikana. Ibyo tukaba rero tugomba kuba twabihurizaho. Tuvuge ku kintu cyitwa intambara. Intambara itangira ifite impamvu, ikarangira ifite ikigezweho. Ni itararangira, kuko burya intambara ntigirangira, ikomeza umurongo yatangiriyeho kugeza igihe ikigamije cyumvikana. Hano rero dufite ibyo abanyarwanda bakijyaho impaka, kumva ko intambara yagize ingaruka nziza ku ruhande rumwe, ikagira n'ingaruka mbi ku rundi. Abagiye bahonyorwa mu ntambara yabohoye igihugu baracyapfukiranywe, kuko usanga batarisanzura mu bitekerezo byo kugira ngo dusangire amateka. Intambara nitumara kuyiha agaciro bitewe n'ibyagezweho byo kubaka igihugu, kugiteza imbere, kugikura ahabi cyari kiri, kukibohora, indi ntambwe ikurikiyeho bizaba gusobanukirwa n'impamvu hariho bamwe na bamwe mu bantu b'inzirakarengane yagiye ihohotera. Hari ibyagiye bitangazwa n'abayoboye urugamba rwo kubohora igihugu ku bijyanye n'imirwanire ya mbere ya 1994 no ku bijyanye n'imirwanire ya nyuma ya 1994, cyane cyane mu gace k'igihugu kari muri turikwaze,
no mu bice bya Kongo mu mahanga. Ukuri kw'ibyo ngibyo tugomba kuguhabwa n'ibiganiro, tukaguhabwa n'ubuhamya butangwa n'abayoboye intambara, tukanaguhabwa n'ubuhamya bw'ababibayemo. Hari ikintu gikunze kumbabaza kubona abanyarwanda bahungiye hanze y'igihugu bakomeza kwiyita bamwe, kwiyita ngo impunzi, kwiyita ko bahohotewe, kwiyita kandi nanone barangiza bakagerekaho kwiyita ubwoko runaka. Amateka arasobanutse, ibyo nta kintu, nta shiti. Tuzi neza ko abafashe iya mbere mu guhunga igihugu ari abariho barwana n'inkotanyi, hagakurikiraho n'abariho bakora jenoside biyita interahamwe, bakanakurikirwaho n'abandi bose bagize uruhare muri iyo jenoside. Noneho hakanakurikiraho noneho n'abandi baturage benshi, abana, abagore, abakecuru, bamwe na bamwe bari bashamikiye kuri iyo miryango, abandi bahurujwe n'ubwoba bari bafite, abandi bahurujwe n'abo bayobozi bababwiraga bati muhunge murapfuye. Kugeza n'ubu ubwo bwoba bwashyizwemo bukaba bukiremereye abanyarwanda. Kubakuramo rero biracyagora nanone abayobozi bwo mu Rwanda. Niyo mpamvu twese dukora politiki tugomba kubifatanya, tukabifatanya n'abayobozi bari mu Rwanda, tukabifatanya n'andi mashyaka, kugira ngo twubake abanyarwanda bose bahuriye kuvanwa mu bwoba, bahuriye kumva amateka kimwe, gusobanukirwa impamvu abanyarwanda bahunze muri ibyo bice byose batagomba gufatwa kimwe kuri uno murongo. Usanga rero kugeza ubu ngubu bamwe bari muri kiriya gice cya kabiri navuze cyangwa icya gatatu bari bashamikiye kuri iriya miryango yakoze jenoside, ari usanga bafite amakare kubera yuko basa n'abatiyumvisha ukuntu iby'ababyeyi babo, iby'abavandimwe bakoze byabakurikira. Nyamara nuko babura ugukunda igihugu kugira ngo bashobore gutekereza neza, bumve yuko igihe kigeze cyo kurenganya ababyeyi babo, cyo kurenganya inshuti zabo, abakoze ibyo byose batumye baba bari muri iki gice barimo kuri iki gihe. Noneho bakavuga bati reka dutere indi ntambwe, twumve ibintu kimwe, tumenye ko igihugu turiho twubaka koko gishingira, cyabohowe n'iriya ntambara, cyavuye ku rwego rubi cyari kigezeho, no kuvuga amateka ya jenoside yubatswe kuva muri 50 na kangahe kugeza muri 94. Noneho igihugu kikaba kiriho gitera indi ntambwe cyubaka andi mateka, ayo yose tugomba kuyahuriraho. Ubwo rero ndabashimiye abafite ibibazo mwambaza, buri wese atanga ibintu uko abyumva, ariko ku bijyanye n'amateka kuyumva kimwe ntabwo ari ukuyoba, kuyumva kimwe n'abari ku butegetsi ntabwo ari uko tuba turi mu ishyaka rimwe, ahubwo nuko dufite igihugu kimwe. Igihugu noneho tukagikorera mu buryo butandukanye, tukagiteza imbere, ariko fondasiyo dushingiyeho hari amateka. Murakoze.